Yego mwongeye kwirirwa amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ni radio ya Diaspora Nyarwanda ijwi rya Diaspora dutewe ishema ryo kongera kubana na Honorable Dr Charles Murigande. Honorable tubahaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze kongera mu mwanya wo kubaganiriza. Mwinjira muri Ministry of Education hari amavugurura menshi yabayeho, nk'ikibazo nabaza cy'amatsiko abantu benshi bajya banakibaza, kuki habayeho guhindura kuva mu rurimi abana bigaga mu gifaransa bashyira mu cyongereza. Ndibuka ko byabaye muri za 2009 byabaye ndi minisitiri. Yego rwose niba hari ikintu cyoroshye gusobanura ni icyo ngicyo. Cyakora iyo usobanuriye umuntu udashaka kumva ntako wabigenza, ariko iyo urebye ari igifaransa ari icyongereza zose nta rurimi rw'abanyarwanda rurimo, ni indimi z'abanyamahanga. Kuba ababirigi baratwigishije igifaransa nabyo ni accident, byahuriranye n'uko igihe ababirigi badukoronizaga abantu bari bakomeye bari bafite ijambo mu butegetsi bw'ububirigi bari abantu bavuga igifaransa, ntabwo bari abantu bavuga igifurama. Iyo bihurira n'uko ari abafurama bafite ijambo rikomeye bategeka ububirigi, tuba twarize igifurama, ntabwo ari amahitamo yacu. Rero kuba tuvuga igifaransa ntabwo ari uko abanyarwanda bicaye bakavuga ngo bahisemo igifaransa. Icyongereza nacyo abanyarwanda bize icyongereza kuko u Rwanda rwari rwabirukanye mu Rwanda rukabohereza kuba impunzi muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya. Batashye batahana urwo rurimi rw'icyongereza, biba na ngombwa ko turushyira muri constitution, tugira indimi eshatu: igifaransa, icyongereza n'ikinyarwanda. Ariko muri izo ndimi urwacu ni ikinyarwanda. Ariko kuko tutarakarwa, dushaka kubana n'isi yose tugacuruzanya nayo, tugomba kwiga izo ndimi zo hanze. Noneho turareba turavuga tuti aho kugira ngo umunyarwanda avunike yiga igifaransa kizatuma aganira na 280,000,000 z'abantu mu isi bavuga igifaransa, twamuretse akavunwa no kwiga icyongereza kizatuma avugana na 3,3 n'igice z'abantu bavuga icyongereza mu isi. Iyo niyo mpamvu ya mbere, ni uko iyo wize icyongereza uba ufite kuvugana n'abantu bikubye inshuro 10 y'abavugana n'abavuga igifaransa gusa. Ko izo ndimi zose atari izacu, ugiye kuvunika byibura yavunika avunikira ikintu kizamugirira umumaro munini. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, twararebye dusanga u Rwanda rucuruza cyane na Uganda na Kenya na Tanzania. Icyo gihe muri 2009 80% y'ubucuruzi bwacu external commerce twawukoranaga n'ibyo bihugu. Tukavuga tuti rero umuntu azi icyongereza byamufasha kurusha, ndetse niyarenze Uganda na Tanzania na Kenya ajya he? Twasanze ajya Dubai. Iyo ugeze Dubai, iyo uvuze icyongereza uba ufite amahirwe menshi y'uko abantu bakumva kurusha uvuze igifaransa. Warenga Dubai ukajya za Thailand, mu Bushinwa n'ahandi, iyo uvuze icyongereza barakumva kurusha uwavuze igifaransa. Turavuga tuti niba dushaka ko abanyarwanda bagira amahirwe muri iyi si, byaba byiza bametrije cyangwa se bamenye neza icyongereza. Noneho turavuga ngo turiho turashaka igihugu cyubatse kuri knowledge economy. Knowledge ni iki? Knowledge iba mu bitabo, iba muri publications. Iyo ugiye kureba ibyandikwa bya science, bya engineering, 90% ubu ngubu byandikwa mu cyongereza.
usibye ko ubu ngubu nyine kubera abashinwa bariho batera imbere, aribo basigaye bagira publication nyinshi kurusha n'abanyaburayi, byandikwa no mu gishinwa. Ariko kugira ngo bigere ku bantu, ibyo banditse mu gishinwa byose bucya babishyize mu cyongereza. So niba abana b'u Rwanda bakwiriye kugira access to knowledge, bakwiriye kugera kuri ubwo bumenyi turiho dushaka kubakiraho u Rwanda, ni byiza ko bamenya icyongereza. Ugiye kureba rero noneho muri international trade, international business ikorwa mu cyongereza. Tumaze kureba ibyo ngibyo rero, twasanze byaba byiza ko abana b'u Rwanda biga mu cyongereza bakakimenya neza kurusha igifaransa. So kuvuga ko igifaransa tugitaye, kuko ni byiza ko hariho bamwe bazagira batya bakajya mu Bufaransa, abandi bakajya mu Bubiligi, abandi bakajya mu Busuwisi, abandi bakajya muri Canada, igice cy'abafrancophone, abandi bakajya muri West Africa. Ni byiza ko bamenya n'agafaransa gakeya gatuma baganira n'abo bantu, ariko ururimi rwo hanze bakwiriye kumenya neza kurusha izindi ndimi zose zo hanze, icyongereza. Nicyo cyatumye dufata icyo cyemezo cyo gutangira kwigisha mu cyongereza, hanyuma igifaransa kikaba ururimi rwigwa nk'uko igiswahili ari ururimi rwigwa ariko rutigishwamo. Twari cyakomojeho cya knowledge based economy, ubukungu bushingiye ku bumenyi, ari naho wakomoje ku bumenyi ukuntu buri butangwe, ubwo ni systeme ya education yaba na TVET n'ibintu. Sesengura gute nyakubahwa honorable uburyo education itangwa na critics zizamo, bavuga ko hari hamwe hari education strong, ahandi hakaba hari education itakomeye cyane, nk'urugero nko muri 12 na 9 years basic education? Icya mbere cyo navuga ni uko uburezi bw'u Rwanda bwateye intambwe nini cyane. Iyo urebye muri 94 cyangwa se 90, urebye statistics za 93, u Rwanda rwari rufite abanyeshuri biga muri primaire 900,000 n'abandi barengaho bakeya, kuri 7,000,000 n'igice u Rwanda rwari rufite, hafi 8. Uyu munsi dufite abanyeshuri biga muri primary bagera nko kuri 3,000,000 kuri 13,000,000 n'igice dufite. Ndetse nta mwana n'umwe utiga muri primaire. Twageze ku byo bita universal primary education, ni ukuvuga ngo buri mwana wese akwiriye kwiga nibura primaire akayirangiza. Hari abata amashuri kubera ibibazo byinshi byo mu miryango, yenda umubyeyi akamuvanamo ngo simfite umvomera, simfite unsenyera inkwi. Nabo abayobozi b'ibanze, abayobozi b'imidugudu, ab'utugari, bose bahawe inshingano zo gukurikirana mu midugudu yabo niba nta bana batiga. So ku buryo abana hafi ya bose batuye mu Rwanda bariga primaire bakayirangiza. Twaje gusanga n'ibyo nabyo bidahagije, kuko kurangiza primaire ntaho bikugeza. Muri 2009 haba icyemezo cy'uko bose bakwiriye kugira imyaka 9, kongeraho imyaka 3 ya secondaire, nibyo twise 9 year basic education. Kera abantu bajyaga muri secondaire nka 1/2 cyose cyajyaga muri interna. Usanga iyo systeme ya interna nta izatugeza, byazadutwara imyaka 1000 hari kugira ngo twubake interna abana bose bajyamo. Ahubwo turavuga tuti byaba byiza ko amashuri tuyegereza aho abantu batuye. Amashuri ya primaire tugenda tuyongeraho ibyumba kugira ngo abana bajye bakomeza barangiza wa 6 bajye mu wa 7, mu wa 8 no mu wa 9. Muri 2012 hafi y'abana bose
twari dutangiye kubageza ku myaka 9, ariko amashuri yari afite interna ntabwo twayafunze, yagumyeho. Ayo mashuri afite interna akajya abana bayarwanira kubera nyine urumva abana iyo bari muri interna hari imirimo badakora bituma batarangara, kuko iyo wiga uva mu rugo hari igihe uzinduka ujya kuvoma, hari igihe uzinduka usenya inkwi, hari uturima mu rugo bagukoresha. Rero iyo utari umwana uzi kureba uburyo wiyoruganiza neza, ushobora kurangarira muri utwo turimo, ndetse ukaba wanarangarira no gukina agapira mutashye, ku buryo yenda utiga neza nk'uri muri interna. Ariko igikorwa ni uko abarimu bo muri ayo mashuri nabo bahugurwa uburyo bafasha abo bana biga bataha, yenda mbere yo kubarekura bakaba babanza gukora isaha ya etude cyangwa se amasaha 2, ku buryo bava ku ishuri ibyangombwa bamaze kubikora, za homework, amadevoir bayarangije, ndetse bigatuma nabo biga neza. Bijya binagaragara no muri za examen, hari igihe usanga hari abana bo muri 9 ya basic education cyangwa muri 12 ya basic education batsinda neza kurusha abandi bari muri interna, kubera nyine bamaze kumenya kwiyoruganiza neza, abarimu babagira inama bakabayobora. So icyo navuga rero ni iki, u Rwanda rwakoze navuga nk'ibitangaza mu by'ukuri iyo urebye ku byerekeranye no guha abana uburenganzira bwo kwiga, abana hafi ya bose kubaha uburenganzira bwo kwiga. Ibyo yenda mu ndimi zo hanze wavuga access to education, bose barayihawe, rwose yaragutse cyane kandi yaguka vuba na vuba. Iyo rero abana bose baziye rimwe mu mashuri, haza ikibazo cya quality cyangwa se ubuziranenge, ireme, ubuziranenge bw'imyigishirize. Kuko icyabaye ni iki, nko muri 2009 nabwo nagiye muri Minisiteri ya Education dutangira 9 ya basic education. Icyo gihe byabaye ngombwa ko dushaka abarimu benshi cyane kandi tudafite, dufata rero abantu batize ubwarimu, bize amashuri asanzwe general education, tubasaba kwigisha. Nubwo twashyizeho gahunda yo kugenda tubahugura mu byerekeranye n'uburyo abantu bigisha, ibyo bita methodology na pedagogy, ariko byatwaye igihe kugira ngo uzabavanemo abarimu bazi kwigisha neza. Hariho na bamwe bagiyemo kubera nyine bari babonye opportunity y'akazi, ariko badafite umuhamagaro. Burya kwigisha nabyo ni umuhamagaro. So bituma rero nubwo twahaye abana benshi access to education, siko twabahaye uburezi bufite ireme, ariko ibyo nabyo byagiye bikosorwa. Ikindi kintu navuga kuri icyo ngicyo cyo kuba byibuzaho kugira ngo kuba hari n'ubumenyi buke yafata bidutandukanyirize no kuba nta na buke. Urumva ibyo birumvikana, aho kutagira namba wagira na buke nyine. So icyiza, umwana wagiye mu ishuri azamenya gusoma, azamenya kwandika, azamenya kubara, azamenya guteranya, azamenya gukuramo, azamenya iki. Ndetse bitewe n'aho yagiye agera, azamenya Igifaransa bakigisha Igifaransa, azamenya Icyongereza bakigisha Icyongereza, azagira n'ubumenyi rusange bwo kumenya ngo iyi si iteye ite, ikora ite. Umuntu nk'uwo rero ashobora no kwihangira umurimo,
ashobora kugira aho ajya, yajya Tanzania, yajya Uganda, yajya Dubai, yajya agakora bizinesi. Si kimwe rero nk'umuntu utarigeze ugera mu ishuri. ku cya knowledge based economy ari naho iki kibazo cyaturutse. Iyo musuzumye mubona abana bize muri 9 uko bamaze kurangiza amashuri ari benshi na 12 years education bagira uruhare ruhe muri ubwo bukungu? Bararugira cyane, kuko urumva nibyo nari maze kugusobanurira. Ubwo bwenge agira arabukoresha mu guhanga imirimo, arabikoresha mu gukora iyo mirimo ya hanze, arabukoresha mu kwiteza imbere. Uko yiteza imbere niko ateza imbere igihugu. Yenda icyo nari ngiye kugeraho ukanca mu ijambo, nari ngiye no kuvuga n'uburyo u Rwanda rwashoye ubukungu bwinshi mu kubaka amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Kuko yenda iyo wize ubumenyi bwa rusange, ibyo bita general education, hari igihe bikugora kwihimbira imirimo. Hari iyo wakwihimbira gushyiraho kiyosike ugacuruza mituyu, ukagira ute, nta tekinoloji ukenera cyane. Hari n'ibindi wakora nyine. Yewe niyo watangira wafata iseta mu isoko, warize wandika ukamenya ngo nashoye aya, ntungutse aya, ndabika aya, ndagira nte, kubera uzi kubara, uzi kugira gute. Ubwo bumenyi uba waravanye mu ishuri butuma ukora neza kuruta utarigeze ugera mu ishuri. Ariko twaravuze tuti ni byiza ko abana biga imyuga, kuko imyuga niyo iteza imbere ubukungu, niyo generatinga wealth. So dushyira gavumenti ishora amafaranga menshi mu kubaka amashuri y'imyuga, kuyashyiramo ibikoresho. Amashuri y'imyuga arahenda cyane, ku buryo uyu munsi nta murenge n'umwe udafite ishuri ry'imyuga ryiza. Yewe turiho turamanuka tugera no ku tugari. So ibyo nabyo ni ibintu gavumenti yashyizemo imbaraga nyinshi. Nigeze kukubwira ibya knowledge economy, tuvuga tuti reka dushyireho uburyo abanyarwanda bamenya tekinoloji bakanayikoresha, ariko tunayibazanire. Hari igihe byabaye ngombwa ko dushyiraho fibre optique. Nta development partner cyangwa se nta abantu bitwa ngo abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga, sibyo ko iryo zina ry'abaterankunga tutanarikunda cyane. Abafatanyabikorwa nta n'umwe washakaga ko waduha amafaranga kugira ngo dushyire mu kubaka fibre optique. Baravugaga ngo muri analogue irabahagije nimunaguma aho ngaho. So government igurisha Rwandatel, amafaranga avuyemo iyakoresha gushyiraho fibre optique. Tumaze kuyishyiraho, haje n'izindi kampani zibona aho zihera zongeraho. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu kimwe muri Afurika gifite network coverage cyangwa se internet yihuta ahantu hose ya 4G mu gihugu hose. Niyo waba uri muri Nyungwe ikugeraho, niyo waba uri mu Kagera ikugeraho. Ibyo bituma abantu bakorera business hano, ari abanyarwanda bakorana business n'abo hanze, ari abo hanze bashaka gukorana business n'u Rwanda, biborohera. Uyu munsi dufite companies zidevelopinga software cyangwa zikora nyine software
zikorera software aba companies ziba mu Budage, companies ziba mu Buyapani n'ahandi b'Abanyarwanda baba hano. Ibyo babishobozwa n'iki? Babishobozwa n'uko bize neza. Izi universite za Carnegie Mellon twazanye, yewe na department za ICT za Universite y'u Rwanda, za AUKA, zose zitraining abantu bashoboye, n'abo twohereje hanze bakaza bagashobora gukora bene izo softwares bakazigurisha hanze. Ziriya za tap and go wumva zisigaye zigurwa, zikoreshwa mu mabisi muri za Cameroon n'ahandi, n'abana b'Abanyarwanda babikoze. Iyo niyo knowledge economy tuvuga iriho igenda itera imbere. Hari n'ibindi umuntu atavuga ngo arangize. Ni byinshi